ndongera nsuhuze nanone abakunzi b'umurongo wacu wa Kimiza Miryango, aho duhurira mu biganiro mu butumwa tuba tubafitiye buturuka mu bushakashatsi bitagaragara. Muri video itambutse twagerageje kubereka ibyo dusanga kandi binavugwa cyane n'abavejuru b'inkoramutima, bigaragaza ko mu by'ukuri isi iri muri gereza, isi iri mu munyururu, isi iri mu gifungo imeze nk'iyakatiwe burundu. Ntabwo ari abantu benshi bakunze kureba amavideo yacu, kuko ntabwo ari amavideo ya rubanda rwose, ntabwo ari amavideo ya rubanda rwa giseseka, ni amavideo yumvwa n'abantu bakwiye kuyumva kandi bafitemo inyungu. Turasanga rero ari byiza ko twongera kwimbikaho gato tukababwira mbese uko tubona, nubwo namwe mutatubwiye yenda uko mubibona, ariko isi imaze igihe kinini muri iyi migozi, muri iyi minyururu ihambiriye, kuko byatangiye kera, kuva amateka ya muntu yabaho hashize imyaka myinshi cyane. Rero twagiye tubabwira nko mu mavideo yatambutse yuko turi abantu batari abino, ntabwo turabo kuri iyi si aho twibona, aho turi ntabwo ari iwacu, turi abagenzi, turatambuka, turahaza tukahavukira, tugapfa, tukongera tukaza tukagaruka. Ugasanga rero mu by'ukuri urwo rujya n'uruza rw'abantu bisuka ku isi, abenshi ibyo tuvuga ntabwo bazi ibyo ari byo. Hari ababona bari mu mashuri, hari abibona barimo kwivuza kwa muganga, hari ababona bari muri leta bafite imirimo, hari n'abandi bikorera, hari n'abakorera abandi ibintu nk'ibyo n'ibirebire, ariko ntabwo bazi igituma bari hano, nta nubwo bazi icyo bagomba kuba bahakora. Nagerageje kubaza abantu benshi dushobora kuganira, ntese wazanywe n'iki, ubona warazanywe n'iki muri isi, ubona waraje gukora iki, ubona icyo urimo ukora aricyo cyakuzanye, ese icyo ukora kimariye iki abandi, kimariye iki isi, wowe se kikumariye iki, kimariye iki se abawe? Ni byinshi, ariko ugasanga umuntu arirebaho ku giti cye gusa, akaba imbarwa bukeye yabona bwije bukaba burije, abona ari bukeye bukaba burakeye, ntazi iyo bijya iyo biva n'iyo bigana. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira nanone tugikomereza aho ngaho, ari wowe ari nanjye, niki dushinzwe, niki twakora kugira ngo iyi si ibohoke. Ese kubiboshye biratubabaje, bituraje ishinga, bidukora ku mutima, bidusaba umwanya munini, mbese turabitwite, turabihatse, simbizi. Niba bitureba yewe nawe, twakora iki? Biraterwa nuko tubyumva, biraterwa n'agaciro tubiha. Rero ndareba ngasanga
dukwiye kumva ko iyo umuntu amaze kubona aboshye, akabona atazi impamvu aboshye, akabona ari mu nzitizi, ari mu bizingiti bine, arafunze, arasanga nta burenganzira afite bwo gukora uko abyumva cyangwa gukora icyo yumva ashaka, icyo yumva cyamunezeza. Ntabwo ari twe abantu gusa, n'ibindi biremwa bihari, ari ibimera, ari ibiguruka, ari n'udusimba duto, twose dufungiranye muri iyi si. Iyi si rero ya Gaia yari isi y'urwigiro, tugomba kuza kwiga ubuzima butuzana mu ishuri ryabwo kugira ngo butwigishe ibyo tugomba kumenya. Muzi ko tuza turi impinja, ntacyo tuzi, ariko bigaragare ko ari kimwe mu bituboshye, kuko twibagijwe inshuro nyinshi, twibagijwe ibyo twabayemo neza neza, mu mutwe barahanagura, nta gahurihuri, kuko twigeze tuba muri iyi si ku nshuro nyinshi. Bituma rero twirebaho ubu ngubu aho turi, tukareba ibidukikije, tukareba n'ibyo turimo, tugasanga mu kuri tutazi impamvu, tukaba tutazi igituma tumeze gutyo. Nta muntu wavuga yuko afite uburenganzira 100% bwo gukora icyo ashatse cyangwa icyo yumva, kuko hari amategeko menshi y'ubwoko bwinshi aturuka impande nyinshi azitira umuntu uwo ari we wese gupfa kuba yakisanzura ngo akore uko abyumva. Agomba gukurikira amategeko, atayakurikira bikamugwa nabi. Byumvikane rero umuntu udukurikiye kuri iyi video, ntabwo iyi si izabohoka ba nyirayo bayituye ari nta gatima, ari nta kanunu bafite muri iyi minyururu, mu bibaboshye no mu mpamvu n'igituma. Rero nkaba numva ko mwadufasha tukakanguka, tugakangukira cyangwa tugahagurukira, tukaba maso, duhagurukiye ubuzima turimo, ibyo butwereka. Murabona icyo bita ingorane muri iyi si ni nyinshi cyane, kandi ziri amoko menshi cyane. Ariko se niko byagomba kugenda? Ese nicyo cyatuzanye? Twazanywe no kugorwa ngo tube ingoke? Mwibajije rero hamwe nanjye, mwakumva ko ndimo mbasaba uwabyumva yashaka gutekereza ku ruhare rwe yagira, ngo mbere yuko tugirirwa impuhwe n'abaturutse ikantarange. Hari umwami w'u Rwanda waciye umugani agira ati akimuhana kaza imvura ihise. Ni umwe mu bami bacu witwa Gahindiro. Aho hantu ndetse naranahageze, hari uwo murima witiriwe iryo zina, ariko usanga ko yavugaga ati akimuhana kaza imvura ihise. Natwe rero kugira ngo abantu bazave hanze y'isi baze kudufasha kubohoka cyangwa kuva mu minyururu turimo, byakabaye byiza ko natwe ubwacu uwo mutima utubamo, kandi ko tudafite uwo turenganya, tudafite uwo tubyambika ngo nyirabayazana n'uyu nguyu, ngo uwabiteye n'uyu nguyu. Ntabwo turi mu rubanza rwo kuregana, nta nubwo turimo mu by'ubushinjacyaha, ahubwo turavuga ko twese bitureba, kuko ntabwo bamwe baba mu buroko ngo abandi basigare. Bamwe baburimo mu buryo bwabo, abandi baburimo nanone mu bwabo, kandi batazi ibyo ari byo, ahubwo babyitiranya n'ibindi.
rero bitubereye byiza twatangira kwibaza, twatangira gushishoza, twatangira kureba hirya yacu, twatangira kureba hirya no hino, tukareba nimba aho turi koko kimezamiryango ibwira abantu ko bari muri gereza bitaba ari ugukabya, ahubwo nababwiye byinshi kuri iyo video, mbabwira uko mu miryango bimeze, mbabwira uko mbese aho rubanda nyamwinshi bahurira bimeze, aho ngaho iyo mu mashuri, iyo mu mavuriro, iyo mu mirimo, iyo muki, usanga mu by'ukuri amahoro ari make. Rero ndagira ngo bitaba kubarambira, twumve ko mu by'ukuri dufite uruhare ndetse tukaba dufite n'inshingano nyamukuru zo kwibohora. Ariko se wakibohora utazi ikikuboshye? Wakibohora utumvikana n'abandi ko uboshye? Nge rero nkavuga ko n'isi ubwayo iraboshye, none se nitutayifasha kwibohora izabifashwa nande? Nitwe bana ifite, nitwe bagore ifite, nitwe bagabo ifite, nitwe bana ifite, none se tuzayibiharira yibohore? Hari uwagira ati yewe ndumva ibyo ari ugukabya cyangwa se ari ukurengera. Mu by'ukuri birashaka ubundi bwenge burenze ubwo tugaragaza. Ushobora kuvuga uti ndi mu idini, ariko ntushobora kubona ko wenda hari iryo dini rikuzengurutse kandi hari aho utarenga. Nimba uri mu gihugu, icyo gihugu nacyo gifite uko kigufasha. Niba uri mu buryo ubu n'ubu mu murimo, uwo murimo nawo ugufiteho ububasha, ugufiteho uburenganzira, ufite uko ukugenza, ufite uko ugutegeka, ufite uko ugukurikira. Ndavuga rero ngo mu by'ukuri gushyira hamwe no kugerageza kurenga imipaka tutishyiriyeho cyangwa n'indi twishyiriyeho, tukarenga iyo mipaka tugashaka kureba hirya y'ibigaragara hari iki. Murabizi iyo ndirimbo yigeze kwaduka yo hirya y'ibigaragara, nayisanze mu Gaturika ivuga iti hirya y'ibigaragara shaka ukuri uhasanga inyamibwa. Bantu munyumva icyo mbabwira ni ugushaka iyo nyamibwa iri hirya y'ibigaragara. Nimba hari ikintu kitufashe cy'imigozi ikomeye ni ibigaragara. Ibigaragara byaradutwaye, ibigaragara byadutwaye uruhu n'uruhande, ibigaragara mbese twaje tubisanga tubyishimiye, ariko ntitwamenya umutego bitubikiye. Ariko byaraduteze kandi umutego urashibuka, kugera igihe rwose dusanga ibigaragara byaraboshye abantu cyane mu buryo bukomeye rwose. Rero ibitagaragara twabakongera ko ariho hari ubwenge, niho hari ibisubizo. Reba mu mutima wawe ntihagaragara, kandi nyamara ibisubizo n'inzira ugomba guca iri mu mutima, ho hatuye urukundo, kuko urukundo ruruta byose. Urukundo ruruta byose. Murumva iyo nganji irimo ituririmbira, turi mu ishyamba rya kimezamiryango, habamo inyoni z'amoko menshi, aho ziza kuruhukira kuko ntawe uzihiga, aho ibiti byaje nabyo kuruhukira kuko ntawe ubitema, ntawe ubifitiye umugambi wo kubyangiza. Hagati aho rero nkaba numva dukwiye gufatanya
tugafataniriza hamwe mu buryo twakikemurira ikibazo. Kandi ndababwira ko mu makuru mfite hari abagira neza, hari abantu b'abavandimwe b'inshuti z'abatuye isi batuye mu yandi masi nk'izitwa za Pleiade, izitwa za Arcturus, izitwa za hari imigabane myinshi duturanye muri urwungano rw'amata, bahagurukiye kudufasha kubohora no kwibohora, kubohora isi no kwibohora ubwacu, tukabohora n'ibindi biremwa bihafungiye. Rero mwakoze kuntega amatwi, ndabashimiye kuba mwankurikiye, ariko ndabasaba umuganda w'ibiganiro nanjye munganirize ku rubuga, munyereke ko wenda mwumvise iyi video cyangwa se namwe mwayikuyemo inyigisho runaka, cyangwa se inshoza bahizi yo kugira ngo duse n'abaganira birenze ibingibi. Ntabwo ndi umuhanga kubarusha, ahubwo benshi mwanyigisha, benshi mwaba mwaranandeze nkiri muto. Nkaba mvuga rero ko mu by'ukuri abandi twarareranywe, nkaba mvuga ko mu by'ukuri nsaba uruhare rwa buri wese aho ari, kugira ngo twumve iki kibazo kimwe kandi tugishakire umuti mu buryo bumwe. Murakoze, murakarama, ndabashimiye.